APR irimo yirukanka kuri shampiyona, yirukanka kuri Rayon Sport. Icyo ni kimwe, haguzwe abakinnyi bamwe bayigirira umumaro n'ubu baracyayifasha, hari abandi batigeze bagira icyo bayifasha. Byavuzwe yuko bagomba no gusohoka, ibiganiro byagiye bibaho by'ubwumvikane kugira ngo batandukane neza. Muri ukwezi kwa mbere buri mwe wese arifuza kongeramo amaraso mashya ya Rayon Sport, y'aba NAP n'abandi bose batandukanye na za Gasogi turaza kuzigeraho. Niki kiramutse muri APR muri iki gitondo abantu bafana ba APR bakeneye kumva kubijyanye n'abinjira apana basohoka ko mu bihari kuri ubu ngubu bidakuraho ko twagerageje. APR biragaragara yuko hari iminyanya bitagenze neza, notama abakinnyi bo mu mpande, abawinga twese turabizi ko APR yagerageje kugura abakinnyi barimo Arsene nubwo sigaye akinishwa nka rutahizamu, ariko no mukinnyi wundi bakuye muri Rayon Sport akina ku ruhande asatira, baguze muzungu muri Bugesera no barahari arakina neza, bari basanganywe babaka abo barahari, bari basanganywe Rafinda abo barahari. Abo n'abakinnyi bane b'abanyarwanda bakina ku mpande. Yewe na Ramazani nibizi udafite igisubizo wagize wenda ibibazo by'imvune nyinshi, ushobora no kumukura hagati mu kibuga bamuzanye ubu agaca ku ruhande. Turabizi hakina rwose no mu ikipe ya AS Kigali no muri za Etincelle Rubavu yarahakinaga. Abo n'abakinnyi bagera kuri 5 bashaka gukina ku ruhande. Yewe na Ruboneka bahamuhengeka yagiye hakina rwose ku bwa Diri, yewe no ku bwa Froje. Ibisubizo suko itabibonaga mu banyarwanda yari ibafite nyine, abo bose yari ibizi ko bahari. Iravuga atari ko icyo dukeneye ni quality, ni added value, n'umuntu uzakagira icyo yongera mu buryo bw'imikinire kurusha abangaba dufite. So batekereje kujya ku isoko ryo muri Nigeria bazana abakinnyi babiri, harimo Chidebele Nobodo ndetse na Godwin Odibo. Aba bakinnyi APR yatekerezaga ko bazaza ari abakinnyi upgrade, urwego rwabo rusa n'uruturwa bari mu Rwanda, donc bazazana ikinyuranyo kigaragara ko nayo imaze kujya ku bakinnyi hafi 6 bashobora gukina muri iyo myanya APR yari ifite. Ariko bitaragenze neza nuko nyine ntabwo bigize bareponda nk'abakinnyi koko bari kuri urwo rwego, ahubwo wasangaga bari munsi yabo banyarwanda. Hari n'ukuntu wicaza umunyarwanda umuntu akavuga ati yego nturi igitangaza cyane, ariko hari umunyarwanda uramurusha ukakina kukurusha umunyarwanda. So yewe saho gusa no kuri ba rutahizamu ntibyagenze neza, ku buryo nubwo mbaba yaje kugira ikibazo cy'imvune. Umusore nka Mamadusi byagezaho muri ino minsi atagikoreshwa nka rutahizamu, bafasha Arsene mu mushaka mu gisubizo nka nimero 9. Byaragaragaraga ko hari icyo kintu nyine cy'ibintu bitagenze neza muri recruitment. Nawe APR rero ngo iratekereza ko iyo myanya ibiri yayiranforsa, kandi nanone ikongera gushakira ku bakinnyi b'abanyamahanga. Ubwo ndavuga byibura umukinnyi umwe ku ruhande usatira ndetse na rutahizamu umwe. Isoko APR yaganyemo ni irya Uganda. Uganda APR irashaka kwakura abakinnyi babiri. Bivugwa ko impamvu nabikonfirima nuko ntarabona official confirmation ya club ibitangaza cyangwa ibyemeza, cyangwa se ngo mbone wenda source iyo nakwizera ko hari abantu bakwandikira yego ukabizi ko yaba ari hafi ya equipe, ariko nyine hari level y'ikintu ugomba kuvugira kuri radio y'igihugu. Iyo uvuze ngo mbihagazeyo 100% nuko hari abantu buriya muri APR batarenga bane bambwira icyo kintu kugira ngo mbwe ngo ngihagazeho, ntibarenga bane buriya kugira ngo umuntu ambwire ngo iki kintu kivuge ngihagazeho, ntibarenga bane buriya muri APR. Babone burabageza bashobora no kutagera bane. So hari aba bari hafi aho rero akakuba ngo mbihagazeho nk'abana, aba bari hafi rero nibo benshi. Ariko nk'abane buriya bagera bon, aba yari nka CDS, aba ari nka chairman wa club, aba yari nk'umutoza ubwe abinyibwiriye, anaba yari nka team manager. Nk'abo bane nabumva ari CDS nahita mfungiraho. Oya ndavuga ashaka kutabikubwira, team manager akabikubwira, umutoza akabikubwira, cyangwa se chairman muri akabikubwira. Nk'abo bane hagize unkonfirma ikintu nacyumva, ariko byo kumbwa ngo hari undi nguri mu myanya runaka mbanza kubaza hirya, navuga nti reka nkonfirma, ubanza gusubira aho ngaho. Aho rero muri izo nzego nta numwe wegeza nkonfirma. Niyo mpamvu nabyemeje 100% ko hari ibivugwa ko uwitwa
Hakim Kiwanuka ukina nk'umuwinga APR yamaze kumuzana hari navuga ko yamaze gusinya ni umukinnyi w'umuwinga umwe mu banyamakuru y'Uganda nabajije yarambwiye ngo he's one if not the fastest player in our league at numwe mu bawinga niba atari nawe wa mbere wihuta muri shampiyona ya Uganda kurusha abandi bose aravuga ati ni umukinnyi ushobora gukina ibumoso cyane ariko yanakina n'iburyo nk'umuwinga arambwira ati challenge ikomeye cyane irimo kuvuga ngo APR iramuzana ahita avuye muri Club Villa nuko Uganda iri mu bahost ba Chan kandi Chan iri mu kwa kabiri Chan iberaraza no kutubwira u Rwanda uko bimeze nabyo turabigaruka mu kanya hakaba harimo icyo kintu rero kivuga ngo yaba APR yaravuze ngo naze akora iyi myitozo igomba gukorwa bategura phase retour ko turamukeneye muri retour ariko Uganda ikabwira Viriti ntidutegeka club kuko ntabwo ari igihugu gitegeka club kugurisha cyangwa kutagurisha no ni club igurisha kuba igihugu cyaba kigukeneye niwe wabifata w'icyemezo ariko club yo mwumvikanye wagurishwa ntabwo igihugu cyabyanga ntabwo Uganda avuga ngo ngo tuzakira cyane ngo ntasohoka ntabwo uburenganzira Uganda bufite gusa bashaka gusaba club yabyumva ikabyumvisha n'umukinnyi pourquoi pas n'umukinnyi yabona ko akeneye cyane tukaba bati banzo hagume gusa bagira n'abakinnyi benshi Bugande bagira abakinnyi benshi bakina bafite n'abawinga beza abakinnyi benshi sinekireza ko byatuma bihagarika umukinnyi ukora transfer ngo ntagende kubera ko bagiye gukina cyane kandi bafite abakinnyi benshi bakene no kubazamura noneho kugira ngo banigaragaze now uyu mukinnyi rero witwa Hakim Kiwanuka abenshi bavuga ko ngo ari style Drakiam Ojera umuwinga wiruka wihuta ufite kabisa icyo bita imbiyo iyo ni gahunda ya mbere nabonye match bakinye n'abarundi narebye highlights ntekereza ko yanatse n'igitego batsinze ku mukino kwishyura abantu baze kureba igitego yatsinze ntabwo yakoze ngo amadribble ni za baro batera free kick bakawugarura n'umutwe ugasanga umuntu uhagaze neza arebana n'izamu agahita atera adahagaritse yatereshe ishoti imoso cyo nshaka kuvuga nuko birashoboka cyane ko akinisha amaguru yombi kimwe uko akinisha imoso ari nakakinisha indyo ariyo mpamvu wenda yaba mwiza iburyo akaba mwiza n'ibumoso kubera ko amaguru yombi arakora kimwe nta kibazo na kimwe gihari ubwo rero APR muzanye Rugaju yaba ariyo ngera nziza dukurikije ko twamubonye muri imikino Sport Club Villa kinya champion ubushize ayifasha ko yukana championa ndetse n'imikino yo gushaka itike ya CHAN imikino ibiri batsinze abarundi yose yarayikinnye anabanzamo cyane hanyuma turakubita tubangura ko dufite amadosiye menshi uyu munsi menshi pe ikipe ya APR irashaka umwataka witwa Omedi ni rutahizamu w'umugande akaba ari rutahizamu watsinze kimwe mu bitego byiza byatsinzwe ku isi byabaye nominated muri Puskas Awards uyu mukinnyi byabaye kera ni mu mpera z'umwaka ushize yatsinze igitego bibutse uburyo yatsinze igitego atsindishije akaguru asobekeranyije amaguru so urimo kuvuga yego niwe Omedi asobekereje akaguru bakinaga na KCCA yaba nibuka neza yego ubu nawe APR mushaka Omedi bavuga ko yagize ikibazo ashaka gusohoka kubera iyo success yagize hanyuma ikipe ye yanga kumurekura ifata umwanzuro ko byaba byiza ahagumye bifuza ko bazamukoresha yamaze gutuza ariko ngo hajemo amakipe nka za Simba na za Yanga ngo birangira zibonye interest idakomeje kubaho bitewe n'uburyo babahendaga donc igiciro mwagishyize hejuru umukinnyi mwamugize igitangaza mwamuhenze cyane mwabigize ibintu binini therefore twe tubivuyemo umukinnyi asa n'ubaye frustré asa n'utishimye
ngo nubwo ari Uganda ariko ngo numwe mu bantu APR itekereza ko yakura i Bugande nka rutahizamu ni ibivugo. Now uko bigaragara APR challenge ikomeye bagira ni ibintu bibiri. Icyambere cyaba icyo kurekura amafaranga mu kwa mbere kubera budget, ukaba bizi baba mu bigo bya leta cyangwa mu nzego za leta ahazamo ikintu cyuko ubafata amafaranga muri budget itangira mu kwa karindwi bakaba bakoresha mu recruitment ariko bafite budget ibihari habara amafaranga gusa, kandi ibintu bikorwa n'abantu. Iyo tuvuze APR n'ubundi gera bayiyobora kandi bari mu nzego nkuru n'ubundi z'ubuyobozi bw'igisirikare. Kuba rero babifata w'icyemezo akaba ati dukora inama tubyanzura amafaranga tuzabijustifia tuyarekure aze kuranforsa equipe mu kwezi kwa mbere, babikora nta gishya kirimo. Abantu nibo bafata umwanzuro n'ubundi ntaga amafaranga yisohora cyangwa ngo yijyane. Now mu bigaragara rero no gutegereza abayobozi ba APR icyemezo bazabifata. Gusa ikigoye cyo kuba hari abasohoka byo ubu biragoye. Abakinnyi bose bavuze basohoka muri APR n'ubundi bari mu myitozo nk'ibisanzwe, bashobora kudakinishwa